Ibintu bitatu wakora nk'umukristo ugatangira uyu mwaka usezera ku bukene. Ubukene ni kimwe mu bibazo bikomeye bibangamira iterambere ry'umuntu n'imibereho ye myiza, kandi Bibiliya ivuga byinshi kuri bwo, haba mu gusobanura uwo yita umukene no mu gutanga umurongo wo kurwanya ubukene. Imana yerekana ko itita ku bukene nk'akaga cyangwa ikibazo cyakwangiza umuntu burundu. Ahubwo ku Mana ubukene bufatwa nk'inzira nziza yo gutangira urugendo, gukora neza no kurushaho kwiyegereza Imana. Uko uyizera ngo ni nako kugana inzira y'umunezero mu buryo Imana yifuzamo abantu bayo. Niba usenga Imana ukayizera, ukemera ko byose nta na kimwe cyaremwe itabigizemo uruhare, nyemerera nkubwire ko n'ubukene ibufitiye igisubizo. Nimvuga ubukene ntuze kumva kuba udafite amafaranga cyangwa kuba nta butunzi ugira. Nimvuga ubukire ntuze kumva kuba ufite ubutunzi, amafaranga, amazu meza n'amamodoka n'ibindi byinshi byiza bijyanye n'imitungo nk'uko abantu bakunze kuba babyibeshyaho ko ari byo biranga ubukire. Ndavuga muri iyi si. Niba uri umukristo, reka nkubwire ko Bibiliya igaragaza ubukene mu buryo bubiri. Ubukene mu buryo bw'umubiri, ikongera ikavuga ku bukene mu buryo bw'umwuka. Ubukene bubi, ubukene bwaguteza agahinda mu mutima ukabaho utariho. Nyemerera ngushimire wowe Yesu yagiriye ubuntu, akakwihera amahoro yo mu mutima, akakwihera agakiza k'ubuntu, akemera kukubera igitambo cy'ibihe byose. Banza urebaho munsi ukande ahanditse subscribe cyangwa sabone, ubundi usangiza abandi iyi video bakurikirira isomo kuko bararikeneye. Muri kumwe nanjye John Advisor, umujyanama wanyu wihariye nk'ibisanzwe. Ndabibutsa ko Yesu ari umwami w'abami. Ubundi ndaje mu kanya twinjire mu isomo neza. Muri Bibiliya yera cyangwa Bibiliya ntagatifu usanga ubukene buvugwa mu buryo bubiri. Ubukene bw'umubiri, ubu buterwa no kubura ibyo umuntu akeneye byo kubaho neza, nko kurya, kwambara cyangwa gutura. Ndavuga amaturo ku bakristo. Iyo usomye igitabo cy'Imigani ibice 13 umurongo wa 23, Imana ihora yerekana impuhwe zayo ku bakene, ikabasaba kuyegera no kugirira icyizere umugambi wayo. Zaburi ibice 146 umurongo wa 7 ugeza ku wa 9 usangamo byinshi n'impuhwe z'Uwiteka. Ndavuga ku bakene. Ubukene bw'umwuka cyo ni cya kabiri. Aha bijyanye no kubura ubumenyi ku bintu by'Imana no gutakaza icyizere cyo mu bwami bwayo. Yesu yavuze ko abakene mu mwuka bafite umugisha kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Inkuru usanga muri Matayo ibice 5 ku murongo wa 3. Nubwo uyu murongo wa 3 uvuga ubukene nyirizina mu buryo bw'umwuka, ariko iyo ukomeje ugasoma n'umurongo wa 4 ndetse ukagera ku murongo wa 10, iyi mirongo yose ikwereka icyo twakwita ku mutunzi mu buryo bwizewe. Ndavuga uwo Bibiliya yita umukire. Bibiliya ivuga ko ubukene mu mibereho y'umubiri ari umuntu ufite ibibazo byo kubura ibintu by'ibanze by'ubuzima. Imana isaba abantu bose gufasha abakene no kububaha, kuko umukene Imana imubona nk'ufite agaciro nk'abandi bose. Imigani ibice 19 umurongo wa 17 haranditse ngo ubabariye umukene abagurije Uwiteka nawe azamwishyura ineza ye. Ibaze nawe kumva ko wagurije Imana, nk'ubugahita ufata phone yawe ugakanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 1 akanyenyeri 1 akanyenyeri ugashyiraho nimero yanjye ya telefone, warangiza ukambabarira ukohereza nkumva aka message karasonye ukabugurije Imana. Cyangwa ukavuga uti reka nyarukire hariya kwa muganga, ubwo ndavuga ku bitaro ibyo ari byo byose, ndebe ko nta muntu urwaye uri mu bitaro akaba adafite umwitaho cyangwa n'umuganiriza. Rwose naho wabikora iminsi 2 gusa, Imana waba uyishyizemo ideni kandi ngo ihemba neza ntijya yambura. Imana igushishikariza gukorana umwete no gutegura ejo hazaza kugira ngo twirinde ubukene mu by'umubiri. Mu gitabo cy'Imigani ibice 6 umurongo wa 6 kugeza ku wa 8, iyi ni imirongo iduhwitura itubuza kuba abanebwe. Iyo usomye iki gice cya 6 umurongo wa 11 haragira hati, nuko ubukene buzakugeraho nk'umwambuzi n'ubutindi bugutere nk'ingabo. Iyo umukristo ahitamo gushyira isengesho imbere, kwizera n'imirimo myiza mu mibereho ye, akareka Imana ikamuyobora mu bikorwa bye, ashobora kugera ku gutera imbere mu buryo bufatika no gusezera ubukene mu buryo burambye.
nk'umukristo ushaka gutangira umwaka w'ibihumbi 2025 neza, ugasezera ubukene yaba mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka, dore ibintu bitatu ugomba gukora uko iminsi ishira ukava mu bwiza ujya mu bundi. Number 1, ugomba gusenga ndetse no kwizera Imana. Tangira umwaka usenga, usaba Imana kuyobora intambwe zawe no kukugeza ku ntego z'umwaka. Jya wizera ko Imana igufiteho umugambi mwiza kandi ifite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bwawe. Soma ijambo ry'Imana rigufasha kumenya amahame y'ubutunzi bw'ukuri, nko mu gitabo cya Matayo ibice 6 umurongo wa 25 ukazamuka ukageza ku murongo wa 33. Nicyo gitumye mbabwira nti ukagenda ukageza kuri 33 aho bakubwira ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana. Reka mvuge ko bishoboka ko hari abasenga ariko batizera Imana, kandi ni ingenzi kubisobanura kugira ngo dusobanukirwe impamvu gusenga no kwizera Imana ari ibintu bibiri bigomba kugendana. Gusenga kudafite cyangwa kutarimo kwizera Imana, gusenga no gusabana n'Imana, ariko ntibivuga ko umuntu wese usenga aba yizeye rwose ko Imana izamusubiza ibyo asaba. Hari abantu basenga gusa nk'umuco cyangwa ngo buzuze inshingano z'idini, ariko ugasanga ntago bafite ukwizeranya kuri mu mutima wabo. Abangaba bibabera nk'igikorwa cya buri munsi cyangwa igisubizo cy'ibibazo by'igihe gito, ariko ntibashimangira umubano wabo n'Imana. Gusenga bafite gushidikanya, bibaza niba koko Imana ibaho cyangwa niba izumva ibyo bayibwira. Bashobora kugira isengesho ariko ntibagire ukwizera ko Imana ifite ubushobozi bwo gusubiza. Impamvu kwizera ari ngombwa mu gusenga, ibireka mbisobanure. Ijambo ry'Imana rivuga ko nta kwizera mu gihe waba utashobora kunezeza Imana. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Nta kwizera mu gihe waba utashobora kunezeza Imana. Iyo usomye mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 6, kwizera ni ukwemeza no guhamya mu mutima wawe ko Imana ibaho, ifite ubushobozi bwo gukora ibikomeye, yita ku bayisenga kandi ikabasubiza mu buryo wihesha icyubahiro. Wakwibaza uti, ese ubundi gusenga no kwizera bigendana gute? Gusenga ni uburyo bwo kwiyambaza, gushima no kwereka Imana ibyo ukeneye n'ibitekerezo byawe. Kwizera ni ugukomeza kwizirika kwisezerano ryayo no kwemera ko izagira icyo ikora nubwo waba utabona ibisubizo ako kanya. Urugero rwiza nabaha, ibuka umugore Hana uvugwa muri Samweli wa mbere igice cya 2 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 20. Yasenze asaba Imana umwana, ariko ibyo gusenga kwe kwashingiye ku kwizera ko Imana izamushumbusha. Kwizera kwe kwatumye adaheranwa n'agahinda, ahubwo yizeye Imana, kandi iyi nkuru warayumvishe uko byamugendekeye na mukeba we. Nitangiye urugero kuri Hana kuko ari we ugaragara mu byanditswe, ariko ibuka na wa muturanyi wawe, ibuka na wa muvandimwe wawe, ibuka na babandi musengana. Abo bose Imana yagiye bagirira neza kandi warabibonye, biragaragara, biraboneka. Umva rero icyo wakora nk'umukristo: senga mu kwizera. Wibuke ko isengesho rigira imbaraga iyo rikoranye kwizera. Yakobo ibice 5 umurongo wa 15. Imirongo ndi kubabwira mujye muyandika rwose, nimuza gusoza kumvira isomo muze kwicara mu isome. Reba isengesho nk'ikiganiro cyawe bwite n'Imana, aho wiyemeza kuyiringira no guharanira kubaho mu buryo wishimisha. Komera ku kwizera kwawe no mu bihe bigoye, kuko kwizera ari ryo shingiro ry'ibisubizo by'isengesho. Sinzi nimba aya magambo uri kuyumva, sinzi nimba aya magambo muri kuyasobanukirwa, ariko Mwuka Wera akomeze kudushoboza tuyasobanukirwe. Gushyira intego z'ubukungu mu mujyo w'Imana, icyo ni icya kabiri. Ibi bisobanuye iki rero? Tegura neza imishinga yawe y'ubucuruzi cyangwa imirimo wifuza gukora, uyoborwe n'iby'Imana igushoboza. Irinda imyenda itari ngombwa kandi ujye ushyira ku ruhande amafaranga yo kuzigama niba ibyo ukora ubona hari icyo biri kwinjiza. Ibuka gushyira ku ruhande umugabane wo gufasha abandi. Igitabo cy'Imigani igice cya 11 umurongo wa 25 ngo uvomera abandi nawe azavomerwa. Gushyira intego z'ubukungu mu mujyo w'Imana bivuga gutegura neza uburyo bwo kugera ku ntego zawe z'ubukungu, ariko ukabikora ugendeye ku mahame y'Imana no kuyisaba kuyobora ibyo bikorwa byawe. Shyira Imana imbere mu ntego zawe. Isengesho ni ukwizera. Tangira buri ntego usenga Imana, uyisaba ko yaguha ubuyobozi no kumenya niba ibyo uteganya bihura no gushaka kwayo. Igitabo cy'Imigani ibice 3 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Wakwibaza uti, ese iyi ntego yanjye izahesha Imana icyubahiro? Ese ibyo nkora birubahiriza amahame yayo? Naguha urugero: kwirinda gukoresha amafaranga cyangwa umutungo mu bikorwa bibi nk'uburiganya cyangwa ubushukanyi. Hari n'abo usanga bayashoye mu busambanyi.
ukumva umuntu ngo yafashe amafaranga agura inzu cyangwa imodoka, abigurira umukobwa adateganya kugira umugore, cyangwa ugasanga yabiguriye umugore w'abandi. Nta kindi agendereye, nta rundi rukundo, kugira ngo gusa bikorere ibikorwa by'ubusambanyi bwo mu mubiri. Ibi simbitindaho kubankurikira, ngira ngo mwabashije kureba icyegeranyo mperutse kubakorera ku bigendanye n'inkomoko y'ubusambanyi. Mu gihe uri cyangwa winjiye muri business, ugomba guteganya neza amafaranga cyangwa umushinga wawe. Bigomba gushingira ku guteganya ibyiza kandi bikwiye mu maso y'Imana. Kuzigama. Imana idushishikariza kuba abashishozi mu by'ubukungu. Teganya uko uzigama neza umutungo wawe kugira ngo urinde ibyago by'ejo hazaza cyangwa ibihombo. Imigani ibice 21 umurongo wa 20. Gushyira imbere gahunda zo gufasha. Imana yishimira abantu baharanira gufasha abatishoboye no gutanga umusanzu wabo mu iterambere rya bagenzi babo. Abakorinto ibice 9 umurongo wa 7. Gutanga unezerewe. Uyu murongo ni cyuvuga. 3. Kwitondera uko ukoresha umutungo wawe. Irinda imyenda itari ngombwa. Gukoresha amafaranga mu buryo buhutiyeho bishobora guteza ubukene. Imana idushishikariza gukoresha umutungo neza no kwirinda kwishyiraho imyenda idakenewe. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 13 umurongo wa 8. Gukorera mu mucyo. Kora ibikorwa byawe byose wubahiriza ukuri n'icyubahiro mu byo ucuruza cyangwa buha serivisi. Imana iha umugisha abakorera mu mucyo. Ubisanga mu gitabo cy'Imigani ibice 16 umurongo wa 11. Aha havuga ku bijyanye n'iby'iminzani. Ugasanga umuntu n'umucuruzi, umunzani yarawukweduye, yarawufashe, yarawumanuye. Ujya kugura ikiro akakwihera inusu n'amagarama 200, andi magarama 100 yose ugasanga 800 arayariye. Ugasanga umuntu n'umucuruzi ahora ashwana na Rwanda Revenue. Imisoro ni ikibazo, imisoro ya leta. Ubwo nimvuga imisoro ya leta nawe urabizi, urabyumva nimba ukora ibikorwa by'ubucuruzi. Ibya Rwanda Revenue ni mu bihe Rwanda Revenue. Na Yesu yarabivuze ngo ibya Kayizari mu bihe Kayizari, iby'Imana mu bihe Imana. Ibijyanye n'imisoro rero ni mu bihe Rwanda Revenue. Nimba ari IBM babasaba, business ukora nimba isaba IBM yishake, uyitunge, uyikoreshe. Kugira ubushishozi, ugomba guteganya neza ibikorwa by'ubukungu, ukabisuzuma kandi ugasenga usaba Imana kukwereka intambwe nziza cyangwa icyerekezo cyiza. Ibuka amagambo ya Yesu ashimangira ko tugomba kubanza gutekereza ku buryo bwose bwo gusohoza umugambi mbere yo kutangira. Amagambo akomeye cyane usanga mu gitabo cya Luka ibice 14 umurongo wa 28 kugeza kwa 30. Aha Yesu abavuga ko kubaka inzu bitangirira mu itegurwa ry'ingengo y'imari. Nta gupfa kuza gusa ngo ugiye kubaka inzu wifashe inzu geretseho indi utazi n'amafaranga bizatwara. Ntabwo bikunze kubaho. Guharanira icyiza. Kora imishinga utagamije gusa kubyungukiramo wenyine, ahubwo ukora imishinga izagira uruhare mu guhindura imibereho y'abandi. Ugomba kurushaho gutanga no gusaranganya. Ese waba wibuka gutanga amaturo? Ubwo singiye gusobanura ubwoko bw'amaturo, ariko reka nkwibutse yuko hagomba no kuboneka ituro ry'abakene. Imana idusaba gutanga kandi tugatangana umutima mwiza, kuko ibyo bituma irushaho kuduha umugisha. Wabisoma muri Malaki ibice 3 n'umurongo wa 10. Kugira uruhare mu guteza imbere abandi. Ushobora gushyira amafaranga mu bikorwa bifasha abandi kubona amahirwe y'akazi cyangwa kubatera inkunga. Ibi bihesha Imana icyubahiro kandi nawe biguhesha umugisha. Nerekeza ku musozo w'iri somo, reka nkwibutse Yosefu, nkwibutse na Yakobo. Abantu benshi b'intangarugero mu ijambo ry'Imana bashyize ibikorwa byabo mu mujyo w'Imana kandi byarabahiriye. Yosefu, ibuka Yosefu yakoresheje ubwenge Imana yamuhaye mu gucunga umutungo wa Misiri. Anagira uruhare mu kurokora abantu mu gihe cy'inzara. Inkuru usoma mu gitabo cy'Itangiriro ibice 41. Aha Yosefu yasobanuye inzozi mu gihe Farawo byari byamucanze. Mwaza kubisoma mukabyumva. Yakobo yahaye Imana icya 10 cyose n'ibyo yungutse, kandi Imana imuha umugisha ukomeye mu bucuruzi bwe. Izi nazo ni inkuru wasanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice 28 umurongo wa 22. Iyo uhereye ku murongo waho wa 20 haranditse ngo Yakobo ahiga umuhigo. Uyu mwaka wa 2025 utangiye uhiga iyihe mihigo? Wahize uhe muhigo? Wahize kuzakorera iki Imana? Ibyo weretse Imana, ibyo wasengeye usaba Imana ko yagukorera, uwe waba warahize uhe muhigo? N'icyo uzakorera Imana? Wabitekerezaho. Munyemerere mu bintu nabasezeranyije 3 ushobora gukora bigahindura ubuzima bwawe muri uyu mwaka. Reka mbabwire icya nyuma, icya 3. Gukora cyane kandi ukabinyanga mugayo. Imana iha umugisha abantu bakorana umwete kandi bagakora ibyo bemera neza. Wabisoma mu Bakolosayi ibice 3 umurongo wa 23. Aha haravuga ngo gukora nk'ukorera shobuja. Ukeneye gutekereza ku bumenyi ufite
cyangwa ubumenyingiro bushyashya ushobora kwiga kugira ngo wongere amahirwe y'akazi cyangwa ubucuruzi bwawe. Jya uba inyangamugayo mu byo ukora byose, kuko Imana iha imigisha abayizera bakora iby'ukuri, bakorera no mu kuri. Iyi ngingo ntago nayitindaho. Wowe rero wagize umugisha wo gukurikirira isomo, akirira isezerano. Imana y'ubwayo itanga isezerano kizaha umugisha abayubaha kandi bakayikiranukira, ikabarinda ubukene. Iri ni isezerano wasoma mu gitabo cyo gutegekwa kwa 2 ibice 28 ugahera ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 13. Ndakwinginze wowe twabanya 5/5, fata Bibiliya yawe utangire usoma aha hantu, wumve iby'Imana iguteganyiriza muri uyu mwaka ndetse no mu bihe bizaza. Ndabashimiye cyane. Mwari kumwe nanjye John Advisor, umujyanama wanyu wihariye nk'ibisanzwe. Inyunganizi cyangwa ubundi busobanuro runaka waba ukeneye, wakwandika hariya muri komenti, twagusubiza, nagusubiza cyangwa n'abandi bagusubiza. Mwakomeza gusangiza abandi iyi video. Nkuko mpora mbibabwira, umurimo ni mugari. Muri uyu mwaka tugomba gukora cyane. Naho ubutaha. Welcome to